My most enjoyable pride campaign. ndagira ngo mve amagambo dutangiranye mbere yuko ngira n'ijambo rindi mvuga umve witonze. Do you know what has been my most waba uzi igikorwa ndi kwamamaza cyane muri iyi minsi uwo ni Satani ubwo ari kwivugira. campaign today? Campaign ndimo cyane kandi nejeje iri kugenda neza ndi kunezezwa nayo uwo ni Satani yivugira. No, what? Ni iyihe? My gay pride campaign. Ni campaign yo kwamamaza ubutinge, niyo campaign ndi gukora nanjye nkumva ndishimye cyane iri kugenda uko nabipanze uwo ni Satani yivuga. Ikindi noneho kinezeza nuko nabonye insengero wase za kiliziya n'izindi nsengero zose n'abavuga ngo barasenga ibyo bintu ntabwo babyitayeho byo gukuramo amata no kubirwanya. Second is pedophilia pride. Ikindi cya kabiri rero nzabatamo ndi kubateganyiriza mu minsi iri imbere ngiye kubazanira ngiye Satani nukuvuga ngo ndashaka abantu noneho byemerwa bikaba ari ibintu bizwi kabana batonya bazajya babasambanya. Now society might not be ready for this. Gusa icyo ngicyo cyo wenda abantu baracyari kukirwanya isi ntabwo irakitegura kuzacyakira ariko yewe ubaretse muri iyi sosiyete yanyu y'ubugoryi murimo. It's been so successful. I've got uwo mupango rwose w'ubutinganyi wabaye successful cyane Satani ari kuri kumva ukuntu kamuryoheye akantu k'ubutinganyi. And I've got 2 more pride initiatives. Ariko none mfite ibindi bintu bibiri ndi gukoresha muri campaign yanjye. Introduce in the near future. Vuba bidatinze nabyo nzabimurika mbibashyikirize. Uri kumva ariko Satani nimba yarazanye ubutinganyi yatubwiye ibintu byose ari gukoresha gusha abantu. Atadufitiye n'ibindi bintu bibiri vuba bidatinze agiye kudutamo. Agiye cyangwa se twavuga ngo agiye kuronshinga agashyira hanze nabyo bizakomeza kutugusha bigira isimbi kurusha mbi cyane kurushaho. I aim to do one of 3 things. Ariko nubundi ngiye gahunda zanjye zose nkora ziba zigamije ibintu bitatu. Umva ibintu Satani dukoresha ikintu biba bigamije. This is undeniably true. Ukuntu ukuri mwese mutari buze kubasha guhakana. Iyi ni interview Satani ubwe sibyo wumve hano interview muhora mwibaza ngo se Satani akora te avuga te ameza te imipango ye ni iyihe kuri twe. Uyu munsi mbazaniye interview y'umukozi w'Imana Ivan the Evangelist ari kumwe na Satani. Wumve interview ya Satani muhora mwumva abantu bakozi b'Imana bavuga Satani yipowe. Uyu munsi tugiye kumva Satani ubwo avuga umva amagambo. Absolutely true. Ukuntu ukuri mutari buze guhakana kandi kwanya ko twese twari dukwiye kumenya. Have an interesting. Uyu munsi dufite video twizaniye. This is interview. Iyi televiziyo Satani yagiranye na Ivan the Evangelist. Credit them down below in the description. Katururi. Now let's watch this. Reka tuyirebe turi kumwe kugeza irangiye. Iyi video tugiye kurebana urayisanga ku agasobanuye-films.com. narababwiye ngo agasobanuye-films.com wace ibintu by'ubwenge gusa sibyo si agasobanuye-films.com gusa kuri YouTube channel yacu Rock Entertainment video muraza kuyisanga sibyo twatagiye. React to it.